Have a loves, welcome to Piscines Essence, Glow Getters nari mbakumbuye. Niba uri mushyashya hano nitwa Piscine, dufite community y'abantu bandeba bareba iyi channel, abantu bikunda bakunda gusa neza. Niba wageze aha rero ari ubwa mbere umenye ko kora subscribe kugira ngo nawe ugire ujye mu muryango nyine w'aba Glow Getters, uzajye umenya uburyo twikunda, uburyo twitaho dukoresheje amavuta meza, amavuta yo muri farumasi cyangwa se n'amavuta akozwe mu bimera, amavuta nyine ari naturel, handi wisiga ugasa neza utiyangije, kuko hashize imyaka myinshi abanyarwanda bisiga amavuta nyine yangiza uruhu, akenshi bitewe n'ubumenyi abantu batari bafite ko skin care ni industry itangiye kuzamuka cyane cyane nyuma ya covid. So umuntu nyine nuhura n'umuntu wisize amavuta amutukuza cyangwa se yamwangije, ntuzaseke. Hari ibintu abantu bavuga ukumva mwise amazina akagira gute, please ni bibi, kuko tuberaho kumenya uko umuntu agenda amenya niko agenda nyine ahinduka. So nari mbakumbuye cyane cyane aba Glow Getters, ntago muzi ukuntu mbakunda, muri inshuti zanjye, I love you, nari mbakumbuye cyane. Hey, nambaye agakoti keza, nzabereka ifoto yuzuye, ni kente, ni n'amatishu yo muri Ghana, n'ikoti umva ridoze neza cyane, rifite n'ijipo, vuba cyane nzabazanira imyenda ya kente, ariko for now reka tuvuge amavuta. Nari nkumbuye n'utwara twanjye anyway. So ikintu cya mbere ngiye gutangiriraho ni uko sunscreen ziri kuri promotion. Narabibabwiye ushize muri video y'ubushize ko hari igihe nari ndi ku zuba riri kunwi kandi ririmo kwinjira mu mubiri, none nkavuga ati mana, umuntu utisize sunscreen arimo aragenda kuri no zuba cyangwa yihishe cyangwa afite umutaka, like ameze gute, bimeze gute? So nahise ngerageza uburyo bushoboka bwose ku buryo nabona sunscreen zihagije, zishyira kuri promotion. Murabizi ko izi sunscreen ubusanzwe zigura 38,000, ubu ngubu ziri kuri 33. Urumva 5,000 byose ni amafaranga menshi ushaka gusevinga ukabasha kwigurira ikindi kintu. So niba uri kundeba uri mu Glow Getter utaragira sunscreen, I get, bisaba gupanga ko bino ntago bihendutse, ariko naje kumenya ko La Roche-Posay impamvu ari izi ngizi nahisemo, hari izindi zigura makeya kurushaho, murabizi, hari za Sebamed, hari SVR ntago nyisiga, nahiteye ishoti. Naje kumenya ko iyi UVA, iyi filter ya UVA, donc n'ama rays, ni imirasire y'izuba yinjira mu mubiri, niyo kenshi itera kwirabura, niyo isazisha uruhu. Hari abantu batagira imirongo yo mu gahanga imeze gutya, ariko ugasanga afite utuntu tw'uturongo twiforme utamenya, tujya kumera nk'imyotso, tumeze gutya. Akenshi ni izuba riba ryarakwangije utwo turongo. Rero tuba ahantu henshi, hano abantu nyine ukabona uruhu rurikunje, wenda si imirongo igaragara y'iminkanyari, ariko rutangira rwikunja uko iminsi ishira, rukagenda nyine noneho ruhinduka rusaza, ukabona ko umuntu yarashaje imburagihe. Mu by'ukuri ikintu cyose wakwisiga udafite sunscreen ntago bivamo. Nyine sunscreen ni ya mbere. So hari izi za Freedom Visible, hari izindi ziri moisturizing, ndabashyiraho ifoto, murabizi bitewe n'uruhu rw'umuntu. Zose ni nziza, ni za La Roche-Posay. Ni ukuvuga ngo iyi UVA La Roche-Posay nayo bibabwiye ko ari brand ishyira umwanya munini cyane muri research. Hari aba influencer maze nk'imyaka myinshi cyane nkurikira, ntaratanya n'ibintu bya skin care, murabona ko ndi kwirya kubera akawigi gashyashya. Iyi ntago ari ya wigi nsanzwe nambara, murabona ko iyi ari shokola. Nkunda iyi coupe rero, buri gihe iyo bamaze kuzinkorera ndazikata. Ariko nzakora n'ak'umukara kuko karambereye pe. Murabona harimo akantu k'akagudi, kuko nyine iyi misatsi icamo icyuma, narabibabwiye, iyo ifata neza ucishamo icyuma, flat iron idashyushye cyane nyine. Wow,
n'aka lipstick en fait look iyi munsi yose imeze ikintu kirenze n'ukuntu nisize ibintu kubera kamera numvaga nkumbuye kwirya nyine muri uyu mwaka rero ndashaka kubitwara buhoro buhoro ubushize nababwiye amavuta nisiga ubu ngubu ndababwira ibintu by'ibanze biranga amavuta meza n'ubushize narabibabwiye ariko nyine uko iminsi igenda ishira niko ibintu nyine bigenda byimprovinga ngenda ngira ubumenyi butangaje hari course maze iminsi nkora y'ama products cosmeceuticals ni kuvuga ngo izi ingredients murabizi ko nkunda kwibanda kuri ingredients njyewe iyo ndanguye amavuta amashango ndicara bakanyigisha nkabanza nkamenya ngo aya mavuta akozwe mu ki akorewe uruhe ruhu ninde nzayaha niyo mpamvu iyo ducase ukabona mise nkubwira ati aya yagukorera kenshi mba mfite ubumenyi noneho uko ngenda nyatanga n'introducinga product kuri market abantu bama feedback akambwira ati ya mavuta ya mbere meza ya mavuta ya mbere gutya na gutya bigatuma sometimes niba narahereye tuvuge kuri sunscreen za La Roche-Posay ubutangaza serum ubutangaza na ibindi byose ariko kugeza isaha ndi umufana wa CeraVe murabizi ndi team CeraVe umva ntago mwabyumva niyo mureba ukuntu nyine gusa hose ubundi po yanjye akenshi ikunze kubisa hose ariko ntago nigeze mbona noneho handi skin yanjye isa nanjye nkabibona nkavuga I am looking good ikindi sinatandukiriye reka nkomeze ikindi kintu Wix oil iri ngiri icupa rya kabiri maze niya mavuta nisiga ni ukuvuga ngo guhera aha kugera ku birenge byanjye iyo maze koga mpita mbanza Wix oil hakurikizaho ino creme ya CeraVe cyangwa se yindi ya Librederme naberetse ariko cyane cyane CeraVe niyo nkoresha ariko iyi Wix ni nziza mukanya ndimo kuvugana n'umuglogeta nkunda kuyihereza amaze nawe kuri stocking inshuro ebyiri iyi ni ya gatatu ayiguze ariko umva nk'uko kurya bavuga ati umuglogeta wese agomba kugira CeraVe umuntu wese ushaka uruhu rusa neza njye nyisiga ku mubiri ariko ndibaza ko no mu maso ikora ni nziza naka oil nyine kameze nk'amazi keza ntago ikesha ituma uruhu runyerera ariko byiza sizi ukuntu nabibabwira byiza pe so impamvu nahisemo La Roche-Posay nari ndi kubibabwira nuko bashyira imbaraga muri research imyaka amafaranga ibintu byose kugira ngo bintroducinge product isoke ku isoko baba babifatiye umwanya akenshi muzasanga product za La Roche-Posay zihenze which is worth it nyine zihenze kubera iyo mpamvu so hari ama sunscreen menshi usanga yanditseho UVA let me tell you it's a lie ni ukuvuga ngo iyi UVA technology cyangwa se filter ni La Roche-Posay yayivumbuye niyo igifite iyo patent yayo kugeza umunsi bazavuga ati turayireleasinze you guys ni gutya ikorwa namwe mukayikora genre murabizi nyine ibintu bya patent nka Coca-Cola n'ibindi byose iyo abantu bavumbuye ikintu imyaka runaka bakavuga ati okay noneho this is how UVA is n'ayandi ma sunscreen akarushaho gutera imbere ariko nyine kubera ko irinda iyo mirasire ku rwego rurenze ama sunscreen menshi arabyitirira bakabyandikaho ariko atari byo I've been deep myself ngura ama sunscreen bisoma invisible rays UVA UVB abugura ati anyway ntago ari kuvuga ngo ziba ari fake ariko ntago zifite iyo level ya protection murabizi ko maze iminsi nkoresha andi ma sunscreen iyi ngiyi nigeze kuyikoreshaho rimwe ndayireka njya ku zindi sunscreen kenshi kubera ko arizo zihendutse ariko sinsobanukirwa impamvu iyi ngiyi ihenzeho kuva nangiye kwicuruza rero nibwo natangiye kwiyanteresaho mbasha kumenya ayo makuru mbasha no kumenya amakuru ya La Roche-Posay zose nk'uko nababwiye nabahaye video kuri product zayo maze iminsi nsoma every time mva muri search list yanjye harimo La Roche-Posay yo iriya brand irarenze niba ufite amavuta yayo uyabike kure ni meza
kenshi cyane yibanda kuri sensitive skin. Mwaransabye ko nzababwira kuri CeraVe, umva nzazibabwira zose duhereye kuri blemish control, AM, PM, cream, lotion, essay smoothing, nyine CeraVe zose uko muzizi nzakora video izireba, ariko ni ukuvuga ngo La Roche-Posay na CeraVe burya ni uruganda rumwe, ni zose zifitwe na L'Oreal Group, L'Oreal niyo izigira zose. CeraVe ikibanda kuri hydration na dry skins, nyine ceramides urumva ni hydration. Hanyuma La Roche-Posay ikibanda kenshi kuri sensitive skin n'ama skin arwaye, agira donc ibibazo, ariko kandi bakaba abambere muri sunscreen. Like nuzajya ubona ufite aka sunscreen ka La Roche-Posay, hari abantu bambwira ngo yarabananiye, I understand, ntago nakurusha amavuta wisiga pe, ubwo iyo bimbwiye ndabyumva cyane ko uba ubizi, ariko try it, gerageza wongere uyisubireho, wongere uyikoreshe, kuko mva ntago nzi niba naguhereza iyindi. Hari izindi za Korea umwihariko wazo nuko kenshi usanga zirimo probiotics, ama rice extracts n'izindi extracts zituma igukesha. Nizo sunscreen kugeza ubu ngubu piscine nacuruza, izindi zose nyine ntago ariko ngo ni mbi. Murabizi nakoresheje SPR, murabizi nakoresheje Neutrogena imyaka myinshi, ariko izo nyine nizo za mbere kugeza ubu ngubu, like nyine ku muntu wikunda wiyitaho. Iyo atari La Roche-Posay muhaye, muhereza Bioge ya Korea, Round Lab, cyangwa se nyine ayandi ma brand ya Korea. Speaking of Korean, aba glow getters baje muri Meet and Glow, murabizi ko nari mfite ama products ya Korea. Umva ziriya products ni nziza. Hashize nk'ukwezi kurenga nzintroducinze ku bantu, ariko nta muntu uyifite wambwiye ko ari mbi, keretse abantu banza kugira purging, nyine kwa kundi uruhu ruba ruri kumenyera amavuta, ariko iyo imaze gukira uragenda ugasa neza nawe ukabibona. Njyewe kugeza ubu nta product ya Korea mfite, ariko maze iminsi ntekereza kuri anti aging, sinzi niba mubibona. Hari utu ngutu nyine nitwo tuzavamo iminkanyari, cyane cyane ko ko ndaseka, iminkanyari izahera hano. So nari ndi gutekereza retinol, kubera retinol nyine na anti aging irenze pe, niyo ikora ibintu byose. Noneho ko njye ngira acne prone skin, uruhu nyine rugira ibiheri, retinol iranagufasha gukontrola ibiheri. Usibye ko maze iminsi pe ntabyo mfite, ntabyo meze neza. Hari igihe tuza bitunkange sinkwiteho tugashira, ariko ndashaka gutangirira kuri anti aging. Nigeze gukoresha American mfite 26, sinzi narabibabwiye, muri 2021 cyangwa 2022, ndayireka, yari nziza, ariko ubu ngubu ndashaka guhera kuri peptide. Iyi cream nyine irimo peptides 5 peptide na centella phyto. Ni anti aging, ni cream iguha uruhu rutoshye kandi rutoto. Subirajwe. Uruhu rutoshye kandi rutoto. Does that make sense? Uruhu rutoshye kandi rutoya. Uruhu rutoshye kandi rufite itoto. Yes. Kare. Iyi cream rero ku muntu ufite retinol, usanzwe ukoresha retinol nijoro, murabizi ko mbabwira uyikoresha kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu, kuko iri fort. Ariko noneho iyo uyifite ukayivanga na peptides, kenshi cyane ku manywa ukisiga cream irimo peptides, nijoro ugakoresha retinol. Abazajya bavuga ngo ko wabaye umwana byagenze gute? Ni anti aging nyine irenze. Mukunda kumaza anti aging, nyine nanjye mba nabahitiyemo zimwe za mbere. So we got this. Ikindi abantu mushaka kugura, please mujye mumamagara, kunyandikira ni byiza, ariko wagiye ntabibona, call me, nusanga nta kwitabye umpe message isanzwe, kenshi ndagusubiza
ushaka kugura ejo cyangwa undi munsi ukanyandikira muri chat ndazisanga, ariko kenshi chat ziratinda. Ubwo rero ufite urgence, donc ufite amafaranga yawe uri tayari kugura, ushaka kujya mu iduka. Donc iduka ryanjye kubera nyikorera online, ni phone nyine mba nyifite, I'm like ready to answer you, nkagusubiza tugakora delivery. No muri iyi minsi hari amachat menshi narasubiza, ama delivery irakorwa umuntu ushaka kugura. So please mugure cyane cyane sunscreen zikiri kuri promotion, ariko abagurageters ndabashimira cyane ko muri kuzigura. Wow, ubwo nari mbabwiye kuri anti aging simbirangije. Nari ndi kuvuga ibintu rero biranga amavuta meza. Amavuta meza, hari umuntu umbwira ati ndashaka amavuta, mwumva izo condition, amavuta nisiga mu maso n'umubiri wose adahenze. Mu by'ukuri kangubwire ubu urandimita, ubu nshyizeho limite, urugero adahenze, ubu mutavuga adahenze 10, 20, 30 angahe. Donc ntago manzi adahenze ngo nangahe. Bibaye byiza wambwira uti amavuta atarengeje 10, atarengeje 20. Icyo kibazo ngira ngo nk'umublogger nyine tugikosore, kugira ngo niba ushaka isabune, niba ushaka amavuta, umwanya kumbwira ngo adahenze, ko dushobora kubijyamo cyane. Nshobora guhereza 40 ko hari abantu kuri bo abadahenze, wowe ushaka 5. Akenshi 5 ntago manya afite, 10 biragoye, ariko hari igihe wenda ushobora gusanga nyafite, ariko biba byiza umbwiye uti atarengeje aya. Icyo gihe mitamenya muri options mfite amavuta atarengeje 20 akaba ariyo range muherezamo. Yes, so ni ukuvuga ngo umaze gukaraba ugiye kwisiga, urashaka amavuta agukesha, atuma nyine usa neza, uruhu rwawe rukagira itoto, rugacya, ukabibona ko nyine ubereye ijisho, usa nkanjye. Uyu munsi ndasa neza pe, nawe ndi kwirya ya, ukabona nyine ko ukeye, ubona usa neza. Ni ibintu byinshi. Ibaze nk'amavuta nababwiye nisiga, ubu ngubu ndikoresha vitamine C ya CeraVe. Vitamine C ituma nyine uruhu rucya, ukabona ko ya. Ikindi iboostinga collagen, ku buryo uruhu nyine rutinda gusaza. Collagen nyine iyo umuntu asaza iba broken down, igasubira inyuma, niyo mpamvu umurongo wiforma. So hari ubushize nabigenje gute, ituma nyine habyimba, ntago habyimba, ariko nyine ahantu hari kuza imirongo igenda igabanyuka y'isiba, ariko ntihagije. Ikindi ifightinga ama free radicals ziterwa n'izuba, zitera utuntu tudakeye ku ruhu, ukabona rwose wapi nagusa neza. So iyo wisiga vitamine C ibyo bintu biragenda, narabyibonyeho. Yo n'iriya Chateau Rouge ya cleanser perfect, ariko ntago bihagije, cyane cyane ku bantu bakoresha bafite uruhu rw'ibiheri. Vitamine C akoresha ntago ariyo umuntu ufite uruhu rwumye yakoresha, ntago ariyo umuntu ufite uruhu nk'urwanjye yakoresha. Nkanjye iya CeraVe nabonye nyitoleratinga, hari uwundi muntu itafasha. Hari donc mafite izindi options, hari C13, hari Haru Wonder, murayizi, irimo vitamin C na niacinamide na tranexamic acid. Urumva yo ni nziza ku ma skin afite ibiheri, donc biterwa n'icyo uruhu rwawe rukeneye. Wow. So hari amavuta yo kwisiga, urumva twe tuvuze gutya, ariko vitamine C ushobora kuyisiga, donc serum yonyine ushobora kuyisiga, ntago iba ikemuye ibintu byose, ukeneye utuvuta. Nkanjye nshobora kwisiga serum ariko nkashyiraho sunscreen. Iyi sunscreen ko iroroshye cyane, nutuzi iyo uyisize ukayirenza kuri serum ya vitamin C, nta n'ikindi kintu mba nkeneye. Ariko habaho iminsi mbona nkabona hano humye, aha humye, aha, icyo gihe bikaba ngombwa ko nisiga moisturizer, cyane cyane ko vitamin C idakora n'amaserum menshi ntago ari kugeza ku jisho. Niyo mpamvu ari byiza kugira
eye cream ubwo ndi kubasobanurira amavuta ukeneye amavuta moisturizer amavuta yo kwisiga ukabona gukenera na serum hari abantu bavuga ngo nimbi iteriri igira gute serum ni kwa kuvuga ngo iyi ngiyi ni lotion iyi ngiyi ikaba crème iyi ngiyi ikaba oil donc l'état physique ni nka ko nyine amazi urubura gaz vapeur donc l'état physique y'amavuta nuko bahitamo kuyakora muri serum tukoroshye ku buryo biyorohera kwinjira mu twenge tw'uruhu ikinjira mu mubiri wawe nta kindi bitandukaniyeho ni ukuvuga ngo ushobora gusanga iyi nk'iyi Centella ifite cream ifite cream ushobora gusanga iyi na cream yayo bikora kimwe ariko iyi ngiyi ikaba iri concentré kurusha cream biba binahenze kurushanya ariko nuko bafata ingredients bakazigira nyinshi muri product bakayikora mu buryo ibasha gupenetra byihuse bakayita serum that's it nta bindi niko nagerageza kubisobanura mu buryo bugerageje koroha yes so nandi kubabwira urumva umaze kwisiga amavuta uravuga ngewe amavuta nisiga nagankesha niyo mpamvu akenshi tugura ama-éclaircissant za So White cyangwa ibindi kwa ko yo mu minsi 5 cyangwa se mu byumweru bingahe tubona nyine wakeye ukabibona ko wakeye ariko skin care ushaka ku approachinga ukagira uruhu rufite ubuzima rwiza ni nko warya nyine buri munsi ntabwo bavuga ngo ninshaka kubyibuha nzahita mfata buffet yose nyine byose mbirire rimwe ngo nzabyuka nabyibushye no ahubwo ugenda cyangwa se ngo umpereze ibiryo umva bita bimaza rimwe nzamara amezi 3 mpite mbyibuha kandi ari ibiryo bimwe no ahubwo urabya approachinga kugira ngo nubyibuha utazabyibuha mu kavuyo najya n'umuntu kubeshya ngo niba ushaka kubyibuha jya unywa igikoma ngo uvangemo blue band like that's a lot of fat carbohydrates biragenda bimwe by'istoke ibindi like it's just gonna kill your body so icyiza nuko bavuga ati ndashaka kubyibuha ariko ndashaka kubyibuha gute protein kugira ngo ngire muscle nziza nka regular fat donc ukabitwara buhoro buhoro none ukazisanga nyuma y'amezi 3 urabyibushye kandi ubyibushye mu rugero rwiza urasa neza akenshi biba ku bantu nk'abagabo bakora gym nibo bantu bakunda ku bodybuilding ariko nawe ntago ahita afata ibintu byose ngo abirire rimwe ngo ahite no ahubwo approachinga buhoro n'amavuta nuko rero ugomba kuba ufite moisturizer nziza nyine amavuta yo kwisiga ikindi ugomba kuba ufite sunscreen ubundi nibyo bintu bya mbere kuko niba isiga moisturizer nziza udafite sunscreen izuba rirakwangiza n'ubundi ntago uzakomeza uri mwiza nyine usa neza kuko amavuta wisiga ahura n'izuba byarindi ryinjira mu mubiri UVA remember iragusazisha ikatuma noneho ama cells akora pigment melanin uyu munsi navuze icyongereza cyinshi I'm sorry ni ukuvuga ngo amaselule uturemangingo yes I think akora melanin ahita arekura melanin nyinshi kuko izuba ryaje ni nko kuvuga umubiri uvuga ati yo twatewe tugende kwirinda izuba melanin rero uburyo irinda izuba yes irarikurinda ariko irasohoka ikagaragara hano akaba ari kubona hyperpigmentation ukabibona ko nirabuye nawe mukara ntago ariko nsanzwe nsa ubwo rero sunscreen niryo banga iyo itari gukora rero akenshi nuko skin yacu nk'abirabura igira melanin nyinshi hari igihe nyine melanin iganza noneho ukabona wapi kabisa ibintu byose bisiga ukomeza birabura ubwo urumva ubukeneye serum nziza serum uyisiga ukabona ko ukeye kandi urugero ikoresha vitamin C hano nifite agakovu k'umukara uziko kagiye nkareba bien karabura kabisa ni ukuvuga ngo ni ukumenya serum igukorera ushobora kuba rero ufite uruhu wenda rukeneye itoto kandi rukeneye gucya
aho ngo haba hari serum ijyanye n'uruhu rwawe. Ushobora kuba ufite amatashe ya acne, warwaye ibiheri birakira, haba hari serum ijyanye n'uruhu rwawe. Ushobora kuba ikibazo ufite ari iminkanyari ariko ukeneye no gucya, aho haba hari serum ijyanye nabyo, ariko hakabaho ubwo uzikoreshanya zombi bitewe n'impamvu. Hakabaho wenda serum ukoresha ku manywa n'ikoresha nijoro, cyane cyane nka retinol ikoreshwa nijoro, ariko ntibikubuze ko ku manywa ushobora gukoresha ikindi. Nanjye urabona ngiye gutangira kuri peptide, iyi ngiyi ariko ni crème, hanyuma ubutaha nzakoreshe serum ya retinol. Urumva rero deja nkoresha sunscreen, nshobora gukoresha nkoresha vitamine C, nkakoresha na retinol, ariko ni ibintu ntahita mvangira rimwe kubera ko nanjye po yanjye nyine ibisaba ngo nyitware buhoro, kuko ntago ndi abantu nyine bagira po bashyiraho ibintu byose, biba bisaba ngo banze nyitondere mvuga ati wenda ubu ngubu urabona amaze ukwezi nisiga vitamine C imaze kwitolera, ariko nkibuka ko skin yanjye iri sensitive ku zuba kubera iki sunscreen nakoreshaga itari 100%, ntabwo ifite protection iruta nyine ikomeye bitewe n'ibyo bintu, so ntabwo nakoresha retinol aka kanya nkoresha na vitamine C ku manywa, donc mba ndi ku expose po yanjye ku zuba ryinshi. Ngira ngo murabyumva, bisaba donc gushyira mu bwenge, gutekereza, kuganira. Niyo mpamvu kenshi mfata umwanya nkabaganiriza, nubwo musigaye mwangiza umucuruzi ntirirwa nshaka products mbaganirize, ariko I promise umwanya mbonye nzajya nza mbahereze ibyo nzi, mbagabanyirize donc ku bintu nzi. Nayivuze Centella Ampoule ni let me tell you, TikTok ubundi nkorera kano kazi. Izi products za Korea TikTok barazamamaza, iyi serum abantu, izi products zose za Centella barazamamaza, ukabona umuntu ukavuga ati iyi po ndayishaka. Ikintu cyiza cyazo noneho ziri famous ku isi yose, abantu bose abo bakagira bazikoresha. It's another brand irenze yo hamwe n'iyi ngiyi ya Bioge, Beauty of Joseon, ngira ngo mujya muyibona cyane. Iyi ni cream ku muntu ushaka po nyine ifite itoto yandi byanyaryo kabisa, kuko iba irimo ama extracts menshi, coconut oil, ama oils menshi na cinnamide, squalane. Squalane ni ingredient turayifite ubundi mu mubiri, ariko nyine hari iyo bakura muri plants ko ituma uruhu runyerera noneho kurushaho. Nk'iyi wicks impamvu nayiguze nuko nari nabuze squalane oil, kuko ntabwo ikunze kuboneka, niyo kabonetse kaba kangana nka gutya gahenze kubi, ariko nyine niyi kaka oil wisiga kagahita kagenda kagahura n'uruhu, uruhu rukagira itoto. So iyi ngiyi irimo squalane muri cream ya Beauty of Joseon. Iyi cream rero niyi n'amavuta yo kwisiga, n'amavuta asanzwe nyine, ariko hakabaho buri yose agakora ikintu runaka. Nk'iyi ngiyi murabizi ko nyisiga ku mubiri ko irahydrating. Nkiyitangira navugaga cyane isubire kuri ka lotion kanjye, kubera ko lotion urayisiga ukabona nyine iragufashe. Iyi ngiyi wapi urisihose, nzahita nyimara mu minsi 2, yo mu minsi mikeya uruhu ni nkaho ruba ruri gukira, ko ngira dry skin ku mubiri, ariko ubu ngubu shana abambeshye banza ari amateka dry skin ntabwo nyiheruka. Uko wiriwe, uko wakavuye mu rugo, wageze saa sita, ko navuye mu rugo numva mfite akera se bimeze gute, nakora wapi nkabona ndasa neza, sangapi kugeza nimugoroba ukarabye utaragira umwera usa neza. Akenshi wenda nuko manza oil, ariko ikintu nababwira nuko CeraVe nayo ikoranywe uburyo ireleasinga gahoro gahoro, kusha ya mbere kuvaho, ya kabiri, ya gatatu, umunsi wose ukirirwa usa neza. N'aka ga CeraVe ka PM karoroshye cyane, ni akantu nyine wisiga ukavuga se kamfashe, ariko umunsi wose uba umeze neza na nijoro. Donc hari amavuta, hakaba serum bitewe n'icyo ushaka, hakaba amavuta rero nayo akagira ama etat physique atandukanye, hakaba oil, hakaba lotion cyangwa se crème. Wow,
noneho nduye ku minota 30 siko nsigaye ndenze experience yaraje. Sinabivuze ndumva byose mbirangije, ibindi nzababwira ubutaha vuba cyane, ariko noneho nzajya recordinga pe, and please niba ntagusubiza ni ukuri I am going to answer you gahoro gahoro, ngende ngera kuri chat yawe, ariko vuba nzabikemura ku buryo deja ntago order zanjye zipakinga, iyo nzakiriye haba mfite abandi bamfasha kuzipakinga mutara akajya kuzifata, ariko ndacyakora ibyo bintu nyine byo coordinatinga, kana kamwamugezeho gutya na gutya, ariko ibyo nabyo gahoro gahoro nzagenda bikemura kugira ngo njye mbabonera umwanya wo kubaha video. Ariko ubu ngubu urumva ikintu kenshi meza priorite ni ugushaka products mushaka kugira ngo nunzaho mbe mfite ibintu bitandukanye byo kuguha. Mbere nari mfite wenda serve gusa, ubu ngubu ngenda nongera ku buryo ikintu cyose ushaka ukibona, ntabwo ntararangiza la roche posée. Niba uyifite take care of it, it's great. Ntabwo mushaka kubyumva uko nyine namenya amakuru yayo, wow. Anyway, ikindi kintu mukunda kumbaza ni lipstick nisiga. Nk'iyi nisize ni umutuku, nashakaga lipstick y'umutuku, uyu mutuku nyine, kuko hari umutuku wundi utukura ariko ujya gusa orange, ntabwo mbera pe. Iyi ngiyi urabona ukuntu isa, ifitemo akantu, ni agatuku ariko kijimyemo, niyo ijyana n'uruhu rwanjye. Biba byiza nyine kumenya ikintu kijyanye n'uruhu rwawe. Narayibuze kugeza mbonye iyi ni Maybelline Pioneer shade nimero 20, yanditseho Pioneer. Ubwo rero ntabwo nzicuruza, uyishaka ntabwo mbizi muri Kigali ahantu bayicuruza, njye nayiguze hanze, ariko ni nziza pe, nziza cyane. Kuri njyewe ndayisiga, umva kuyikuraho ugomba kuba ufite lipstick remover cyangwa se ugakuzaho Vaseline cyangwa iyindi label nyine ituma yoroha, ubundi ugahanaguza lanjete kuko umunsi wose urayirirwana. Ubwo nagiye ngo nako nkavugeho ikindi video ebyiri zikurikiraho, imwe izaba ari kuri CeraVe, iyindi izaba ari ku bibazo mwambajije. Ikibazo ariko ndi burangize nsubije ni abantu babaza retinol n'iki, n'abandi babaza ngo abantu bafite uruhu rumeze nka chair de poule, uruhu rumeze nk'urumeza, niki kirukiza. Nawe babwiye ko nakoresheje ubushize CeraVe Essay Smoothing Cream, nanjye nari ndufite ndatugira cyane, nawe no mu rugo aratugira, yaramfashije cyane, irakora. Hari benshi maze kwihereza, abantu bafite uduheri tudakabije bakeneye salicylic acid, n'abantu bafite urwo ruhu nyine ruhanda rudakeye, CeraVe Essay Smoothing irakora cyane kabisa. Ikindi retinol ni derive ya vitamine A, ikora ibintu byinshi, ikontrola amavuta, ikontrola ibiheri, ikontrola pores, igabanya gusaza, umva nyine sinzi ibintu byose. So please mwibuke gukora subscribe, tugere ku 25 years ko tugomba kugera 30, tugakora. Mukomeze mungurire, ariko nta kintu abashinja, ni ukuri ndabakunda. Abaglogeters batuye Rubavu, batuye Goma, batuye n'ahandi mu bice biri kuba affected n'iyi ntambara, mwihangane, ni ukuri turabakomeje kandi turabasengera. Imana ibahe amahoro, ibahe gusinzira neza, ibahe ibyo umutima wanyu wifuza. N'abaglogeters mwese aho muri, ndabasengera ni ukuri, kandi ndabasengera njyewe buri gihe izi products ni muzajya mubona zikora, nsenga Imana yo mu ijuru, ndagati Imana, uyu muntu amafaranga ye yatanze, ndakwinze ngo ibi bintu bimukorere, kuko ndabizi ko nimugira po nziza, ahubwo nibwo nzaba meze neza. Tuzajya twigura amaseramu, tugure nyine ibintu bituma ducya tugasa neza, tugure ama makeup,
uzi ko dushobora kugira skin nziza tugahita twimukira no muri makeup nkazajya nyicururiza makeup, utumascara, utu eyeliner, ndabizi nazo mwazigura. Ntabwo nifuza ko muhorana skin zirwaye, no, ntabwo ndi umupfumu kugira ngo mujye muhora mugura, no, nifuza ko mugira skin nziza noneho tukajya tuvugana turi kuri level imwe, uvuga ati urabona ukuntu noneho ndi gusa, ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi, tujya mu bundi, tujya mu bundi. 2025 niyo goal yanjye, ariko ndashimira cyane aba glow getters, muri abantu bari loyal, abantu twatangiranye tukabona uyu munsi turi kumwe dukomezanye, umbwira uti aka kashize ndashaka kandi ndashaka kongeramo iki, ndashaka iki n'iki. I am so proud of you. Ejo bundi nabasabye review murazima, mbona ukuntu musigaye mwikunda. Nuko njyewe nubaha privacy y'abantu, nanjye ubwanjye murabizi ko ubuzima bwanjye kenshi nabushyira hanze, so ntabwo nashyira amafoto yanyu hanze gutya no muri meet and grow. Impamvu mwabonye abantu bakeya, harabo nasabye ngo udashaka kujya muri kamera yegere ku ruhande, cause just respect people. So but niba uri kundeba uri ubwa mbere uje mu glow getters, just know ko twebwe tugeze kure, turi kugenda twikunda dusa neza, n'abandi bose ikaze. Glow getters mwese kuri groupe ndabakumbuye, tujye duhura ngira ngo hari buri kwezi, ariko nyine ni gahoro gahoro. Icyo nzi cy'umwaka uzajya kurangira ibintu byose bitari ku murongo biri ku murongo, uko mubinsaba byose ndabyubaha, ndabyumva. Meet and grow zizaba nyinshi, tuzajya duhura, nzagira shop ahantu tuzajya duhurira. Ubundi natangiye numva ntazagira shop iri physical, ko nyine njyewe ame.com child, ibintu byanjye byose ni online, ariko uko iminsi ishira mbona ko biri ngombwa, kuko aba glow getters twahuye, uretse no kuvuga ngo wenda nzi skin zanyu, murabizi hari n'ubushuti runaka to developer, bikanyorera kuba nagufasha, kuko nyine hari ukuntu mba nkuzi, tuganiriye ukambwira amavuta ukagira gute, nkareba po yawe neza. Ubwo rero ibyo nzabikoraho cyane, ariko kugeza ubu ndacyacururiza online. Please, umuntu utekereza ko ampaye ifoto bitamufasha, ni akazi kawe, abandi bageze kure. I love you cyane, ndabakunda nukuri, ndabakunda, muri imfura, muri abana beza, muri abantu barenze. Bye.